ubu nari uzakira umunwa we. Hari umubebe bitaga Sonia, ntamuzi Sonia. Sonia bamwita. Ibaze tujya muri relationship we. Yes we. Ako wateye ifesha bundi. Nateye iva ariko ura mubebe nateye ivi wenda ngize Imana Sonia akama nk'amahirwe nubwo ya misagonda rimwe. Wahita umwanga. Nayikoresha mubwira ngo ivi nateye byari gihuha. None ibaze umunsi rero naguje na Sonia. Jesus baramubuze. Yes we man. Ibaze nyine ibaze umuntu wakatenera ingabo ubona uzamushoboza iki? Oya buretse gato tujye tuganira. Nera ingabo no ni regent kuko bora ngiye ndubaha pe ntago nararezwe ntago norowe. Ndabibaza umuntu ufana. Sonia yaramukatiye. None wa crashinge Sonia. Ariko umukobwa ni igitangaza ma niwe wanyama bebe hasigaye tuke shusho be ndi mu masengesho ndaguhamagara mu kayumviye muri niba turi Hello my people, this is True Star TV show. We are back again. Kubita kurika kandi umugore arataka mazaza n'amazi kubita bamwita Jita reka mbanze ngereka kaboro bagira gutya ego ya kuma jiga ngwa ikaze kuri True Star TV show. True Star TV show. Baita True Star TV show. True Star TV show. True Star TV show. Uzi ikintu bisobanura? True no kuri. Yego. Star ni umustar wo kuri. Yego. No TV show. Wewe wa mustari ukuri waje guhostinga muri ya channel it's okay. Urikumva? Rero kandi umaze kuba mustari ukuri. Sha wala ngiye sinda buriya kuzo ko mu bantu bafite ngiye mfite inzozi zo kuba mustari. Narubwo ne nabe cyamamare. Kuko mba nifuza kuba naba wenda nabandi ku rwego rwa Bruce Melody, ku rwego rwa Debeni, bara ba Jennifer Lopez, bara ba Jay-Z, bara banuza ba Khalifa, ba Khalifa abantu ngabo byose bava na Jitafu. Wenda ngazajya nko ku rwego rwo kuba nagira ku rwego kujya nereta nka Sonia. Ariko abantu basigaye guhamagara cyane. Ufashe shoti. Rero abo bantu ngiye mbona warusha ubustari warubizi? Oya yakira biraro. Sindagira ku rwego rwo kuba nge najya guhangana na Bruce Melody, sindagira ku rwego rwo kuba najya guhangana na gutinya. Burese gatoya uyu mwana yagenda yububa nta mwana ugenda ahantu agenda yububa nukuvuga ngende ndimo ndububa ariko when sometimes agiye kizagira ningagira kuri urwo rwego bariho ariko biragoye kuba nafungura udushumi tw'inkweto za Bruce Melody cyangwa The Ben nabo baha bro urabona nose muri Bruce Melody na The Ben ni nde ubakurusha njewe Bruce Melody yananze muri game sibyo hanyuma The Ben nawe yananze muri game ariko buriya na kera na kare kuko ndebyibuka Bruce Melody na The Ben batangiye muri za 2008 naragahinja mu majyaga akunda kumva indirimbo zabo byatumye atandukana n'umugabo we kuko ajya kumva indirimbo za Bruce Melody na ba The Ben bimutandukana n'umugabo kuri izo ndirimbo yajyaga akunda kumbwira ko za ndirimbo zimwe nyine zifasha ambiance ko abantu bagira gutera none se umbwije ukuri ubundi weho uvuga ko wakuze ukiri umwana wumva indirimbo za Bruce Melody ni za The Ben? Ngiye impamvu nimwe ngewe umwana batangiye kuririmba mu mashagaga yanjye nagize amashagaga nyiri uruhinja ndakura ariko iyo nkuru nakundaga kuyibwibwa mama wambye kuko mama wanjye nawe yari cyamamarekazi ngiye gakunda ahantu hahiye ugasanga ari za Sodoma ari za Gashyekiro hariya ari za Korodoro hariya mimi nakundaga ahantu hahiye man cyajyaga anama iyo nkuru akambwati woze ibintu byaje kuba kuri The Ben aba Bruce Melody yaje kubatwarira ariko atwita none yatwita agatwita urabona nk'uyu mwamuje mu bitano heri akamutwita ariko kumutwita yamara kumutwita akazamubyara baby ku bantu bareba ibi bigano byacu tureba wa mugabo nubona umugabo umugore wabyaye umwana usana Jitafu ntabwo iwawe nahanyuze hagiye umugore wawe yanwitiye cyangwa se yanwariye nobora yabyaye umwana usana Jitafu ntuzamukome uzamwihorere none se buriya ubundi wambwira yuko hagati ya Bruce Melody
nanuza na The Ben wowe ubonye nka mama wawe nimba yarabatwariye ubona wowe ufite character nk'izandi ngiye mbona afite character nk'iza Bruce Melody Bruce Melody 001 none se ko ari show bagiye gukora yego bazenguruka u Rwanda muri iyo show ubona ari inde muntu uzaba uri muri team ye muri team ye koko ngiye wenda urabona ko uyu mwana ayububwa abatarakura nyine ngenda cyane mu rwego rwo ko ndububwa wenda ngize nk'Imana muri iyo team nubwo yashyira mu rimwe ryonyine akama amahirwe rimwe ritagira rya kabiri wenda kambwa ati wenda stage ya mbere ahantu najya guperformingira ngwino higaragure na kwigaragura nanajya kuri stage nambaye box ninde muntu wabisaba hagati ya The Ben na Bruce Melody bose babifitemo uburenganzira it's okay Bruce Melody no mwana mwiza The Ben nawe no mwana mwiza wenda ahantu The Ben atandukana Bruce Melody nta mugore apana nawe hanyuma The Ben afite umugore bita Pamela n'umugore nkunda cyane n'umugore we Bruce Melody abana n'umugore ariko Pamela bana ndamukunda nyine mubona n'umuko ari nega kazimane nagakomeza ibintu mwana Pamela ariko ni iki we ni niga ndabyimbira bya danje The Ben tazaneza amabawuzi waje ajya kuruka uri wajya gukora amabawuzi nasara umugore wa The Ben n'uwa Bruce Melody wowe wemera nge nkunda umugore wa The Ben wa Bruce Melody ntabwo mwene kimana Pamela uramwemera The Ben ujya neza mwana ujya neza kabisa Pamela umukundira ndamukunda nyine nkunda ko ari umubaby uri easy man yeah sasa uri umuntu umaze kwigarura imitima y'abakobwa ubona ari iki kintu gituma abakobwa cyane bakwiyumvamo kandi ugatuma umukobwa yarira amarira akamanuka ngewe impamvu nuko nkunda kubaha Imana cyane kuko ijambo ry'Imana rimbwira ko ngo uwicisha bugufi azashyirwa hejuru ngo niwishyira hejuru azakishwa bugufi iyo wagiye mu Mana ukajya mu mababa y'Imana Imana iyo ushatse wenda ari ukuntu utagiye kwica bugufi nyine Imana irakuzamura ukabona utangiye kugira igikundiro mu bana b'abakobwa nk'ubu ngo hari umutipe dukora mu kotete kureta angirira ishyari ngo abakobwa nagwa mukunda ukora cyane kuko nakoze neba bazagukunda bamwita ndi wo mutipe byo kunywa igikoma akabyokira mu bamwita byo kunywa igikoma nabaje muskaya akugira ishyari ubundi ubutumwa namugirana ubutumwa bumwe byonyine ubundi ukora cyane ibintu byose birizana niba ngize mu rwego rwo kuba ngiye kuba sifite inzozi zo kuzakunda ubu nari uzakira umunwa we hari umubebi bitaga Sonia bamwita ibaze tujya muri relationship we yes ako wateye ifesha bundi nateye iva ariko uramu bebe nateye ivi wenda ngize Imana Sonia akama nk'amahirwe nubwo ya misagonda rimwe wahita umwanga narikoresha mubwira ngo ivi nateye byari igihuha none ibaze umunsi rero nagoje na Sonia Jesus baramubuze Yesu we Imana ibaze nyine ibaze umuntu wakatenera ingabo ubona wo zamushoboza iki oya buretse gato tujye tuganira nera ingabo no ni regent kuko bora ngiye ndubaha pe ntago nararezwe ntago norowe ngayibaze umuntu ufana Sonia yaramukatiye none wakrashingiye Sonia urabona nyine ari nareba nk'urugero uyu mukobwa ukuntu wamurejeje uyu mukobwa tuguhamagara wumvaga ari ibintu bimeze bite njye numvaga ari ibintu bya joke man wumvaga ari joke kabisa niba ukuntu ameze urabona ko n'amarira yaje ibi ni ibintu ufata gute ibi bintu ni agaciro kuko urumva ni ibintu nyine ku bwanjye ukuntu mbifata ni ibintu biba bidasanzwe yibaze nka jitafu nkanjye mwene kagofero kuba umupebe nk'uyu nguyu yakwifata nyine akaba yanarira n'iki n'iki akurusha kuvuga ngo ni imbaraga z'amasengesho abakobwa bangahe bamaze kukurira gutya njyewe we ntabwo nkunda kureba reba amarira yaje byarize byanyabyo wenda icyo mpamye neza njyewe kuko ubundi ubukire bwanjye nkunda kwitangaza kenshi avuga ko aribonye ko amarira ari kuza yarize koko ese hano twaguhamagaye uri hehe ubu nahita mu rugo mani uri kumva indirimbo yawe yakoshema gitanga urukundo wari urwiteze njyewe ibi bintu nize ko biratanda uwo mwana ariko mbona kenshi na kenshi nyine agiye inzozi zeguka impamo uyu mukobwa urabona wakora iki cyatuma byibura nawe umwitura
uru rukundo agufiteho? ni uko nyine wenda niba yafashe umwanya wo kuba wamubwira jikafu nyine kaba wenda umubiri wahita uhinduka, nanjye wenda icyo nakwifuza ni uko namuhamagara nkamubwira ko nanjye ndi umwe mu bantu bemera abafana, kuko njye navuze ko nshobora kwisiga amarangi kubera umufana, nakwisiga ibyondo, najya n'ikuzimu kubera umufana. bishinzwe kuvuga ngo umufana nizo mbaraga mfite. gusa ikintu cyo kugusaba, uyu mukobwa ugiye kumuhamagaza fone yawe, yego byibura umubwire, umwereke video yawe, umubwire video ye ko wanayibonye, byibura binamufasha. yego bamwita ngiye kuguha nimero ye, bamwita Dorcas. byibura nawe umwereke yuko byibura urukundo yakweretse, byibura hari ikintu. ubundi se ibintu yakoze urana bitandukanye n'abandi bafana bagufana. urabona urugero, ubundi umufana wa nyawe ajya ku rwego rwo kwisiga ibyondo, akisiga godoro, yanakwisiga n'amatotoro. hanyuma kuri iki gihe, kuri nk'umufana wawe ungana gutya, ese Gita uteganyiriza icyo abafana bawe bagufana? icyo bateganyiriza, ndashaka kuzajya muri piki kuko nifite ubukwe, kandi abafana banjye buri muntu wese wemera Gitafu na Soni urumva ko ubukwe bwazabera muri bizaba mu ntare, kandi mu bukwe bwanjye hazabamo buri muntu wese azagira ihene. ni ukuvuga ngo ihene n'ibihagaze agaciro k'ibihumbi 50. umuntu wese uzaza mu bukwe bwa Gitafu azagira ihene irimo n'umureti. ntabwo yabiyongora mani, ahubwo icyo ushaka kuri izo Soni. oya Sonia, nuko nzi neza niba yarakateye neza ukabona nawe warateye ivi, Sonia ntabwo agomba gusanga. ariko tujye tuganira, sibyo? Sonia nyine wenda dusupoze ko ari umukobwa mwiza pe, sibyo? ni umukobwa mwiza, ngiye mbona neza ameze nka Krishna. barimo baratwereka ko tugiye kugira muri miti ya kabiri, sibyo? dusigaje iminota 4 kugira ngo tuve hano mu kibuga. none ndibaza ni Sonia nyine ni mwiza pe. ngiye guhamagara Sonia cyangwa mukurashi wawe? ujya guhamagara nimero ni iyi ngiyi yitwa na 24. muhamagaze nimero yawe. it's okay. ni 079 zishyiremo nimero kugira ngo kuko njye urabizi ko ndwaye ubwonko bwarangiritse. wow ubwonko bwawe bwarangiritse Gita. dore ngizi hajya bamwita Dorcas. Gita afatunguye umufana, ahubwo amenya n'abayite mfite nakumirwa. nayo se nakumirwa pe. ngiye mfite indi fone icometse hariya turayikoresha. hajya nimero dusanze ari iyihe? dore ngiyi cyane nimero mbitse nanayibura kugira ngo byemere ko ari igitangaza. ntabwo yahamagaye. wapi? nase ufite amayinite basi cyangwa ndashizemo akadede wa kintu. niyo byapfiragara baba bagukoresheje ari benshi. okay reka nkore imidege boba. alright ingono reka tumuhamagare uko indege yavuye mu wawe. inimero ni reka twongere tuyandika kuko urumva harimo indege ntabwo byari gukunda. narebe Sonia ni Sonia na Sonia rasajije. Sonia rasajije ariko ibintu byose uri kuvuga Sonia. nimero ni iyihe? dore ngiyi ihendwa na ma 24. dore ngiyi nyine yandike 24. jyaho tuyandike. ariko Gita umaze gusaza. shamari kuko njyagiye nkora kuri phone mane gacanganyitwa mane. moye none se nimba utangiye gucanganyikirwa ufite imyaka 18. ngamuhamagara. hajya bamwita Dorcas. kumva ukuntu Gita avugana n'umufana we. noneho please video wayiboneye. hari igihe abafana baba bari benshi. abere alo jya mwibase kugira ngo ubashe kubona rezo. umva baby, jya mwibase uhagara mwibase kugira ngo ubone rezo. yo
ariko umukobwa ni igitangaza ma niwe wanyama bebe hasigaye tuke ova shusho be ndi mu masengesho ndaguhamagara mu kayumviye muri niba turi watinze kubimbwira washyano Doruka uri kuvugana na Hasani umukobwa nawe ni igitangazo cy'umukobwa none se arabyumva gogo iki wari uri mu bitaro sashyano Jesus ase Doruka ukunda Getafe byanyabyo none se ko Getafe yamenye ko ufite abandi bashira nyuma yaho ntabwo nakubwiye ko Getafe gushyira ibintu bimaze gusohoka hashize iminsi ibiri ajya kumva nga propose se wowe nabibwiye okay ngabe mwibarize dore ngo uyu turi kumwe wumva gasaro nzapropose niko baby ko nyine uvuga ngo wivumbuye wumvaga rero nzapropose tugiye kujya muri miti ya kabiri wumva shunda ndakuretse tuzavugana ejo tuzakora ikiganiro kopa okay igisigaye nuko uzahura na Getafe watinze kubimbwira wowe nawe asiduze kugenegeje Geta nari reka wenda tuza abafana bawe uyu muntu wawe urifuza kuzahura nawe ya nifuza kuzabona nawe ko kurumva ubundi iteka niteka nk'uko Imana ibivuga ngo Imana ikunda kuvuga ngo ugira utagira urukundo nakabaza Imana kuko Imana ari urukundo buriya igihe umuntu agukunda ukamwanga ugakunda utagukunda babes niba afite gahunda ariko mfite abagore benshi wa mukobwa we ni buteye man uyu mukobwa rero ukuntu yavuze yaravuze ati ngewe Getafe niyo yantera impanga ngo iki niko yivugiye Imana jumba ngo mwigikoma ya none se ubu guterera ivu abantu guterera ivu wa mukobwa urana bitaragukuye abakunzi uretse gato twumvikane ubu tuvugana ubu relationship ndimo ni umukobwa umwe mwiza w'icyamamare isi yose izi bamwita nde Sonia ibindi byose zimya kamera okay